bavandimwe nkunda Yezu Kristo akuzwe, murakaza neza nanone kuri iki cyumweru aho kiliziya yongeye kuduha ubushobozi bwo kwizihiza umunsi mukuru w'umuryango w'i Nazareti, umuryango mutagatifu w'i Nazareti. Turabizi rero icyumweru gikurikira Noheli ni icyumweru nyine giharirwa umunsi mukuru w'umuryango mutagatifu w'i Nazareti. No mu gihe cy'iminsi 8 yo guhimbaza nyine Noheli, turakomeza tukaryoherwa n'ayo mayobera y'Imana yacu yigize umuntu kugira ngo yongere iduherekeze kandi ikomeze nyine iture muri twebwe mu mitima yacu. Umuryango w'i Nazareti rero, umuryango mutagatifu w'i Nazareti duhimbaza uyu munsi. Mu ivanjiri twasomye tuzirikana uyu munsi, twakwigiramo ibintu bitatu uyu muryango w'i Nazareti, uyu muryango mutagatifu w'i Nazareti wagerageje gukurikiza mu buzima bwawe. Icya mbere ni uko uyu muryango wagerageje gukurikiza ibyanditswe mu mategeko y'Imana, kandi twebwe biranadutworohera cyane kuko Yezu yaduhaye inshamake y'ibyo byose byari bikubiye mu mabwirizwa yo mu mategeko ya Musa. Atubwira ati urukundo ni inshamake y'ibyo byose. Nta muryango utaba mu rukundo. Iyo umuryango wabuze mu rukundo biba byakomeye. Mu muryango mutagatifu w'i Nazareti rero twigiramo urwo rukundo, urukundo rugamije gushyira imbere Imana n'ibyitegeka, kuko amategeko y'Imana icyo agamije ni ukugira ngo twishime, ni ukugira ngo tugire ibyishimo, ni no kugira ngo urugendo rwacu nyine rukomeze. Icya kabiri twigira kuri uyu muryango w'i Nazareti ni uko buri muryango ushobora guhanura kubera ko utuwemo n'Imana. Bariya abantu babiri bakomeye, Simewoni na Ana, baragiye bahanurira ababyeyi ba Yezu, cyane cyane babwira Bikira Mariya ngo wowe witonde, ariko Simewoni amubwira ngo inkota izakwahuranya umutima. Buri muryango rero ushobora guhanura kuko utuwemo n'Imana, kandi Imana ubwayo yashatse gutura rwagati mu bantu, kandi umuntu ahava akagera afite inkomoko mu muryango. Uwo muryango utuwemo n'Imana ushobora kuvuga Imana, ugashobora no gutanga Imana n'ubuhanuzi. Icya gatatu ni uko umuryango ari ahantu dushobora kwisanzurira. Ngo ivanjiri uyu munsi irangira itubwira ngo umwana yarakomeje akura neza, kandi ngo yuzuye ubuhanga, kandi ngo n'ingabire y'Imana ngo yakomezaga nyine ikamuherekeza. Dusabe rero kugira ngo imiryango yose yacu iba ahantu h'ubwisanzure, ahantu buri muntu wese ashobora kugira ubushobozi bwo gukura mu rugendo rwe rugana Imana, kugira ubwisanzure bwo kwakira Imana ndetse no kwemera kugengwa nayo. Ntabwo rero twarangiza kuri uyu munsi w'umuryango mutagatifu w'i Nazareti tutibutse imiryango yose ikomeretse, imiryango yose irimo gatanya, imiryango yose yabuze amahoro, kugira ngo twese twongere dutange umuganda wacu kugira ngo ibyo bikomere biri mu muryango bibashe komorwa, bitomowe ku buryo bwa kimuntu, ahubwo byomowe ku buryo Imana ubwayo izagenda iduhamo ubushobozi bwo kubikora. Biragoye ariko kandi biranoroshye, kuko kiliziya yose irimo irashaka uburyo iyo miryango yose yabasha kugira ubufasha, atari ubufasha bushingiye
bidashingiye ku gucirana imanza, ahubwo mu bushishozi buturutse ku Mana, buri wese agatanga umuganda we kugira ngo afashe umuryango, afashe iyo miryango nyine irimo ibibazo by'ibikomere, ibibazo byo gutana, ibibazo by'intonganya, ibibazo by'amacakubiri. Ibi byose bikunze kwibasira abantu kubera ko imiryango myinshi nyine ntabwo ituwemo n'Imana, ariko dukoze ibishoboka byose, buri wese akagira umuganda atanga, n'Imana yabidufashamo, hanyuma imiryango yose ikongera igasubirana, ikumva yuko ifite ihumure nyine riturutse ku Mana. Nk'uko bisanzwe rero, mugende mushaka ivanjiri uyu munsi uko yanditswe na Luka ku mutwe wa 2 kuva ku murongo wa 22 kugeza ku wa 40. Kandi Imana ishobora byose ibaha umugisha, bakomeze ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza, kandi mukomeze muryoherwe nyine n'ibyishimo bya Noheli.